Bamwe mu baturage bahinga umuceri mu gishanga cya Rugeramigozi giherereye mu karere ka Muhanga bafite impungenge ku mibereho yabo kuko ubu babujijwe guhinga umuceri kandi aricyo cyari kibatunze kuko ubu bahagaritswe kuwuhinga muri iki gihe. Ibi byatewe nuko amazi yakoreshwaga muri iki gishanga bayagomeye akaba yarabaye makeya muri iki gishanga, ariko koperative ikaba yarabasabye guhingamo ibishyimbo. Bamwe mu baganiriye na TV na Radio Flash bavuga ko imibereho yabo bayikuraga ku buhinzi bw'uyu muceri, bakavuga ko batazi niba bizabagiraho ingaruka kuko barimo kurya umuceri bari barahinze. Iyi season niho tutawuhinze, ubundi twayaga tuwuhinga. Impamvu tutawuhinze ubuyobozi bwatubwiye ngo nitureke kuwuhinga ngo ntituzabona amazi, turabyihurira. Amazi yavaga ku rugomero, none urugomero ngo sinzi uko ngo byo bagiye kurukoreramo, ubwo niyo mpamvu tutawuhinze. Turifuza ko mutereka tugahinga nyine, twasarura tukarya nyine tukamererwa neza. Umuceri rwose twarawuhingaga tukawurya uko tusaruye, none ubu ngubu igihe tutaramenya ingaruka y'uko tuwubuze ntabwo ndamenya ibyo ari byo kuko turacyaryo twari twahinze. Twarayigize harimo nk'uyezerezaga umuceri akabona ayo mafaranga, akabona n'uwo muceri akarya, ariko noneho bamwe tukarumbya. Mujawamariya Jacqueline, umuyobozi wa koperative Kiaber icunga iki gishanga, avuga ko bahagaritse guhinga umuceri kubera ko amazi yabaye make, bagasaba abaturage kuba bahinzamo ibihingwa byera vuba ku buryo iyi dame ibika amazi nimara gutunganywa bazahita bakomeza guhinga umuceri. Nyine twabuze amazi yo guhinga umuceri, ikibazo kikaba gituruka kuri rugomero rwagiyemo amasuri menshi, noneho tukabika tuzi amazi akaba make kandi na wasake niyo ikoresha guha abaturage batuye no mujyi wa Muhanga yo bose. Biba ngombwa ko tudahinga ino sezo y'umuceri, nyine twahingaga mu kwezi kwa karindwi. Nibwo rero bakoze inama bati ntabwo dushaka yuko igishanga kiberaho muhinga ibishyimbo ariko mugire vuba, bamwe ibishyimbo abandi imboga, buri wese ahinga icyo abashije. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Madamu Kayitare Jacqueline avuga ko habayeho ikibazo cy'isayo ryinshi ryagiye muri izi dame zakozwe zibika amazi yari asanzwe yuhira iki gishanga, bikaba ngombwa ko babanza kuyikuramo kandi bitari ibintu byoroshye gukora, ariko ingengo y'imari yo kubikora ikaba yarabonetse kandi n'isoko rikaba ryaratanzwe. Akizeza abahinzi ko mu gihe cya vuba bizaba byarakozwe, imvura ikazaba nyinshi, byose byararangiye. Hariya hari dams ebyiri ni nk'ibyuzi dufite, ubundi byakozwe hagamijwe kuhira igihingwa cy'umuceri mu gishanga cya Rugeramigozi, ariko biza no kugaragara ko habamo n'isoko y'uruganda rw'amazi rwa Gihuma rushobora gukuramo amazi yatunganywa agafasha uyu mujyi wa Muhanga. Ibyo byuzi rero bimaze imyaka irenga 15. Uko rero iminsi igenda n'iyo miterere nyine y'iwacu ko hagenda hajyamo isayo, bigaragara ko isayo yabaye nyinshi muri ibyo bidendezi by'amazi, noneho bigatuma amazi aba make, abahinzi bakagira amazi make, ariko na rwa ruganda rukabura isoko rukuramo amazi kugira ngo ruyatunganye rushobore gukemura ikibazo cy'amazi make hano iwacu Muhanga. Kugira ngo rero iki kibazo gikemuke, twasanze hagomba kuzamo kwigomwa. Hari inzego nyinshi zigomwa ubushobozi kugira ngo dushobore gutunganya ziriya dams, ariko n'abahinzi tuganira nabo ndetse na RAB tubagira inama y'igihingwa gishobora gukenera amazi make kuko umuceri ukenera amazi menshi, noneho tuyasaranganya uko ari. Abaturage ntibabura amazi burundu, ariko n'abahinzi ntibaraze kiriya gishanga. Inyigo ubu yararangiye ndetse n'isoko ryo kubikora ryaratanzwe. Twizera ko mu gihe cya vuba rwose ko imvura izaba nyinshi icyo kibazo cyarakemutse. Imirimo yo gutunganya iyi dame ibika amazi yuhirira igishanga cya Rugeramigozi izatwara ingengo y'imari ingana na miliyoni zisaga 800. Igishanga cya Rugeramigozi ni kimwe mu bishanga bigari bihingwamo umuceri muri aka karere, ariko hakaba hashize amezi arenga 4 abahingamo barabujijwe guhingamo umuceri. Kuri ubu hakaba harimo ibihingwa bisanzwe byiganjemo ibishyimbo, amashu, karoti n'ibindi. Ubuso bwose bwa Rugeramigozi ya mbere n'iya kabiri busaga hegitari zirenga 100 zihingwamo n'amakoperative ya Kokar na Kiaber. Rusagara Muvunanyeko Valence, Flash TV, Muhanga.